twongeye kubasuhuza noneho ngarutse n'ikiganiro kijyanye no ku mazi. Twagiye twigisha ibiganiro byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bivuga mu gukoresha amazi, kunywa amazi meza, ariko noneho tugarutse tuvuga ku ibura ry'amazi. Abatabizi hano bari kureba bagira ngo wenda ni nko muri parike, ni nk'ahantu nyaburanga nari nagiye gusura, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Nagiye ntembera ahantu hatandukanye nyine cyane cyane nko muri iki gihe cy'impeshyi, nsanga ahantu henshi nta mazi bafite. Twibanze nk'ahantu hatandukanye, abaturage bagenda bakubwira yuko bari baragiye babemerera wenda ngo bakazaba babaha nk'amazi nka rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru, ariko bikaba bitarakozwe wenda nk'igihe kirenze ukwezi cyangwa se nako ntikunagera. Hamwe na hamwe ndetse aho ugenda usanga n'amarobine yaramaze kwangirika, ku buryo n'igihe amazi azagarukira harimo aho bizasaba indi bije yo kujya gusana ayo marobine. Iki kiganiro nibanze ahantu habiri. Nibanze mu karere ka Bugesera, especially mu murenge wa Kamabuye, njya no mu majyepfo muri Busoro. Ubwo nashatse gufata ahantu habiri nibura hasa nk'ahatandukanye, ngo ndebe mu ntara ebyiri zitandukanye, ngo ndebe nibura ikibazo kiri hamwe kiri n'ahandi. Yego turabizi ntabwo biba byoroshye muri iki gihe, amazi ntapfa kuboneka. Barabidusobanuriye ko ibikorwa remezo bikenera amazi ari byinshi kandi uburyo bwo kuyongera bitoroshye, ariko hakaba hari ikintu twakisabira. Ubuyobozi bwacu bwiza bushobora kudufasha nibura niyo abantu batayabona buri gihe, ariko nk'abaturage bakajya nibura bayabona nka kabiri cyangwa rimwe mu cyumweru, bakagira umunsi bazi bagomba kuvomayo bazaba bakoresha wenda yo kunywa no kugira iki, kuko ntabwo bishoboka ko abantu bakirinda inzoka kandi bagikoresha amazi ameze gutya. By'umwihariko mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kamabuye, abaturage twaganiriye bambwiye yuko bari baremerewe kujya bahabwa amazi kabiri mu cyumweru, ariko abo twaganiriye benshi bambwiye yuko bitigeze birenga n'ukwezi kumwe, bitigeze bibaho, byahise bihagarara bitaramara n'ukwezi. Bakaba bifuza yuko nibura bajya babona amazi ibibe rimwe cyangwa kabiri, ariko babaha igihe bamenye ngo baravoma amazi yo gukoresha mu rugo. Twari twagize igitekerezo cyo gukora ubukangurambaga, aho twigishaga abantu uburyo bakirinda indwara ziterwa n'isuku nke, ndetse no kugira isuku mu ngo zabo, ukuntu bakirinda indwara zandura. Nk'ubu urabona muri iki gihe ibihugu duturanye bifite ikibazo cya Ebola, ariko murabizi Ebola iterwa n'umwanda. Iyo abantu bagenda bakorakoranaho ibintu byanduye bigize iki, ibyo byose biba byongera ibyago byo kuba bakandura Ebola. Ariko abantu bose mutangiye kuganira, nyine iyo utangiye kubabwira ubwo buryo bwo kugira isuku, ahita akubaza ukuntu yagira isuku nta mazi meza afite. Ikintu cyose bahurizaho aho hantu hose hatandukanye, basaba ko nibura byaba rimwe cyangwa se kabiri mu cyumweru byaba bibaye, bakajya bamenyesha igihe bazaza babahera amazi, abantu bakitegura bakabika ibikoresho byabo bagomba kuvomeramo, abantu bakabona amazi meza yo kunywa. Ntekereza ko byanorohera na leta muri iriya gahunda yo kurwanya inzoka n'igwingira n'iki, kubera ko amazi ni ikintu gikoreshwa cyane mu buzima bwa buri munsi. Udafite amazi meza, ibinini by'inzoka uri gutanga rwose nta kintu byakora, kubera ko n'ubundi wakingira, ariko n'ubundi mu minsi mike zikaba ziragarutse. Wakica izirimo ariko mu kanya izi akafata izindi. Umurenge wa Kamabuye ukora ku kiyaga, ariko mu by'ukuri biraba bitangaje ku buryo ariho hantu habura amazi cyane. Kugira ngo uzabone amazi meza ni ikibazo. Tukaba twakisabira nyine abafite ububasha cyangwa abafite mu nshingano kuba bakongera bagasubizaho iyo gahunda bari bavuze ko bazaba badukorera yo kuba batanga amazi nka kabiri mu cyumweru, cyangwa se wenda bakayatanga rimwe, bagatanga umunsi umwe, abantu bagategura ibikoresho bihagije bakavoma. Byaba ari ibintu byiza. Impamvu nakoze iki kiganiro, njya nkora ibiganiro nigisha abantu
uburyo bakitwara neza mu kurinda ubuzima bwabo, uburyo bakirinda ibyangiza ubuzima bwabo, kurya neza, kunywa amazi meza, kunywa amazi ku gihe. Ariko abantu bagiye bambwira baratwigisha kunywa amazi meza, amazi yarahari. Bituma rero ngira umuhate wo gushaka kumenya ibyo ndi kwigisha abantu koko wa mugani byo birashoboka kuboneka. Ubwo rero nkaba nakisabira abantu babifite mu nshingano ko bagira ikintu rwose badufasha, abantu bakajya babona amazi meza, wenda gake gashoboka, ntibayabone buri gihe. Turabizi ko barabidusobanuriye yuko nyine amazi akenerwa ahantu henshi kandi atabasha kuboneka bitewe n'uko nyine ubushobozi dufite. Ariko tugasaba yuko nibura bajya bagira nk'umunsi umwe cyangwa ibiri uzwi uhoraho, nibura bakagira iki, bakaduha amazi, abantu bakabona ahantu bakabona amazi yo kunywa, bakagira ubuzima bwiza. Kuko biba bibabaje ko batanga ibinini by'inzoka buri gihe ku mashuri n'iki, ariko n'ubundi bakinywa amazi mabi bakigize, ntabwo izo nzoka se zashira gute? Ntabwo bishoboka. Nk'aha hantu ahangaha nagiye ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro. Abaturage twaganiriye ntabwo bifuje yuko amajwi yabo nashyira ku mbuga nkoranyambaga, ariko bambwiye ko nk'ahantu bagira ikibazo cy'uko icyo kiraro mubona kimaze igihe cyarangiritse. Iyo ari mu gihe cy'imvura abantu bambuka bajya kwa muganga, kuko santere iri inyuma, abantu bambuka bajya kwa muganga bagwamo, hahitana abantu. Uwo mugezi uruzura ukazamuka, amazi agatwara abantu, ntibakibe bambuka bajya mu kandi gace. Bavuga rero bifuza yuko hagira ikintu gikorwa bakabasanira icyo kiraro. Muri ko mubibona nta mazi bafite, rero amazi banywa ukuntu asa. Bifuzaga ko umuntu yabakorera ubuvugizi nyine bakareba ko hari ikintu cyazahinduka, ukaba mwabafasha. Reka ngire ikintu nkubaza, nanjye ikibazo ndakibaza ariko ntabwo ngifitiye igisubizo. Hari n'abantu bagiye babimbaza ariko mbura ukuntu nabasubiza. Akarere ka Bugesera niko karere ka mbere mu gihugu gafite ibiyaga byinshi. Gafite ibiyaga 11 ndetse n'ingomero 3 zitanga amazi zikora bihoraho bizwi. Kakagira ingomero 3, harimo urugomero rwa kabiri mu gihugu, urugomero rwa Kanzenze, aho rutanga metero kibe 40,000. Hakabamo urugomero rwa Kanyinyomba, uru rugomero rwo rutanga 3,100 metero kibe. Hakabamo n'urugomero rwa Ngenda rutanga 3,200. Uru rugomero rwa Ngenda kera rwarakoreshwaga neza, ngira ngo ntabwo rwacungwaga na wasake. None rero ikintu dukwiye kwibaza ni iki ngiki. Nkuko tubizi ibikorwa remezo iyo bije ahantu, abantu bahaturiye nibo bantu ba mbere bagomba kubona inyungu yabyo. Niyo mufite ubutunzi kamere cyangwa se habonetse ikintu gifite umumaro, nk'ahantu turabizi nk'ahantu habonetse ibirombe, habanza gufasha abantu baturiye aho ngaho, mbere yo kugira ngo haze gufasha abandi bantu batuye ahantu kure, kuko bitanga akazi mu buryo butandukanye. Nyine hari uburyo abantu baturiye hafi aho ngaho bagira ikintu binjiza. Abantu baturiye za parike hari amafaranga ngira ngo na RDB bikora, ndumva nimba ntibeshye, na RDB bikora, hari uburyo, hari amafaranga babonaho make kuri ya mafaranga y'ubukerarugendo yinjira. Hari ikintu bifasha abaturage baturiye parike. None nkibaza ngo akarere ka Bugesera nk'abantu bafite ibiyaga byinshi, bakaba bafite ingomero nyinshi z'amazi ziyatanga ahantu hatandukanye, nta buryo bagomba kuba bagenerwa bo kujya babona amazi, yego bagasaranganya n'ahandi, ariko bakaba bambere babona inyungu z'uko bafite ibiyaga byinshi aho ngaho. Turasaba ko ababifite mu nshingano cyangwa se abafite icyo babikoraho bose mwareba uburyo wenda abantu niyo batajya mu buryo bw'isaranganya bw'amazi, bakajya bagira igihe nibura abantu bakabona amazi yo kunywa. Niyo batanga nka rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri, rwose ndatekereza ko
ndatekereza ko bitabagwa nabi byajya bibafasha kubona amazi meza, bakirinda izo nzoka za hato na hato n'izo ndwara zose zituruka ku mwanda. Ntago nzi neza ko ushobora kurwanya umwanda mu gihe n'ubundi amazi ukoresha asa nk'uko nguko, ntago bishoboka. Tugana ku musozo turabibutsa ko hano dukora ibiganiro bitandukanye, ariko cyane cyane biba byerekeye ku buzima. Ibyo dukora byose biba byerekeye ku buzima. Nimba ukunda ibiganiro dukora, turakurarikira kudukurikira. Kora subscribe, usangiza abandi iyi video, ukora share na like, kandi utwandikira muri comment. Murakoze, mugire ibihe byiza.